Muraho neza, ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku mashereka. Amashereka abamo ibitunga umwana kugira akure neza ndetse n'abasirikare bafasha mu kumurinda indwara. Ibiba mu mashereka bigenda bihinduka uko umwana akura. Ntangirire ku gitangaje. Muzi ko umuntu nawe agira umuhondo? Amashereka aza bwa mbere aba ari umuhondo nk'uko mubibona kuri aya mafoto. Aya mashereka aba arimo abasirikare benshi ndetse n'ibindi bitunga umwana cyangwa bigafasha umwana mu minsi ya mbere akiri gufatisha ikirere atamenyereye, kuko ubuzima bwe aba yari amenyereye mu nda ya mama we hashyushye hameze neza. Uko umwana agenda akura, amashereka agenda nayo ahinduka bitewe n'ibyo umwana akeneye muri icyo kigero agezemo. Ibyiza byo konsa ni byinshi. Ku mwana harimo kutarwaragurika, gukura neza. Ku bamama harimo kugabanya ibyago byo kurwara kanseri y'ibere ndetse no kugabanya ibiro, kuko umubiri ukora cyane cyangwa ukoresha byinshi mu gukora amashereka. Ibitangaje: amashereka ashobora guhumura cyangwa kuryohera bitandukanye bitewe n'ibyo wariye cyangwa imiti wafashe. Iby'ingenzi tuzagarukaho mu biganiro bizaza: icya mbere, amashereka akorwa bitewe n'uko akoreshwa. Bivuze ngo umubiri ushobora kumva yuko umwana wavutse uturutse muri uwo mubiri akeneye amashereka menshi cyangwa se adakeneye menshi, biterwa n'uko umwonsa. Uko umushyira ku ibere cyane akonka inshuro nyinshi, umubiri nawo umenya yuko ugomba gukora amashereka menshi, kubera ko umwana wavutse akeneye ibimutunga byinshi. Ariko iyo umwana yonka inshuro nkeya, umubiri ugira ngo ntabwo akeneye amashereka menshi, nawo ukagendera kuri uwo murongo gukora amashereka makeya. Ari naho mpitanye no ku cya kabiri: iyo wonsa umwana ukanabifatanya no kwikama, umubiri urushaho gukora amashereka menshi, kubera ko urumva hari umwana uri konka, hari no kwikama biri gutuma umubiri usohora amashereka menshi, noneho ukaba wagenda muri uwo murongo y'uko ukeneye amashereka menshi akajya aza ari menshi. Niyo mpamvu usanga iyo umuntu asubiye nko ku kazi yarekeye konsa inshuro nyinshi, amashereka aragabanuka. Mu bisanzwe binashoboka, ushobora kujya ahantu kure wenda uzamarayo iminsi ariko udafite uburyo bwo konsa umwana, wenda utanafite uburyo bwo kwikama ngo ubike amashereka neza. Ku giti cyanjye nahitamo no kugenda nkikama nkayabyarira, kugira ngo umubiri ukomeze gahunda yo gukora amashereka, bityo nugaruka mu rugo wongeye guhura n'umwana wawe, umubiri nyine uzakomeze kuri gahunda yo gukora amashereka. Amashereka ushobora kuyikama ukayabika, umwana akazayonka nyuma ameze neza nta kibazo afite, intungamubiri zikirimo ndetse n'ibindi byose biri mu mashereka. Tuzabigarukaho nyuma mu biganiro bizakurikira. Hagati aho, uramutse ukeneye kimwe mu bikoresho wakwifashisha mu kwikama, kubika amashereka, cyangwa se ukeneye inama zitandukanye nk'umubyeyi wabinyuzemo inshuro 3, ubumenyi nakuyemo nshobora kubugusangiza mu gihe ntarakora ibiganiro bibivugaho mu buryo bwimbitse. Murakoze, murakarama, Imana ikomeze barinde, naho ubutaha.